urakaza neza hano ikuzimu aho ugiye guhatwa ibibazo ku bijyanye n'ibyo watumwe waba utarabikoze ugahanwa waba warabikoze ugahembwa ndetse ibihano bihari ni inyundo zigera mu bihumbi 5. Aha none ceceka wishinyika ibyo bihanga byawe aho ngaho cyangwa se nayo usigaranye tuyakuremo. aha turashize none kubera ikizanye gasuzuguro hano ikuzimu tutaratangira kukubaza kwera gushyuka ariko iki ninde wakizanye hara twagukubita hano mpaka ukumva ushaka kwiyahura. nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se hari abo twagiye dukubita hano ikuzimu bazanye gasuzuguro nk'akawe. bande ndakubaza ceceka ntagukura n'amenyo wari usigaranye muri ako kanwa kawe. amenyo nudaceceka ngo tuganire utuje turaza kuguhana nta kintu turakubaza. ariko ibyo byose urakoze cyane kuba ubonetse kugira ngo tukore. turashaka kumenya ibyo wakoze ku isi bidahuye n'ibyo twagutumye. bite isoni se nangwa amati ariko si iki ninde wakizanye ndumva utangiye kuntera umujinya wakagabo katagira amenyo. kwera iki bagukubise se nangwa bayi aka kagabo ko numva kadashobotsera mbwira niki ku isi bagukoreye ukumva urababaye cyane. baragukubita ugashyukwa is okay gabanya brag hano Kanyombya nakubwiye hano twagukubita ukiyahura sinakubwiye ko hari abo twakubise bakiyahura. bande yitwa ndi umwe wabitubwira yitwa ndi tubwira umuntu wiyahuye. ceceka ntabwo naje kuburana nawe ntega amatwi unyumva. aha turashize noneho iki ni igituntu warayirwanyoka. Kanyombya cecekaho reka urubanza tube turuhagaritse mbanze njye gushaka icyo nshyira mu ndabona ngasanga iyi ntabwo ari inda iyi ni indogano umva uri muzima ushobora gukora kwirukanka nangwa ariko si iki kigira ubwonko mu mutwe. Kanyombya wacyohewe banza umbwire mbere yuko ngenda ubundi ku isi n'iki kintu wabonye kikagutera ubwoba. ushobora guhura n'amabandi agafata bafite nk'urusuti bafite nangwa igiti bakagigucumita mu nda. uretse kutubeshya ahubwo ko twumvise ngo wageze ku isi ukishakira umugore uwo mugore ameze ate. simbizi ukuntu ameze ateye utsimbizi wiza n'uburaya hano ceceka Kanyombya. ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi. ariko Kanyombya wagicucuwe nta soni urumva ukuntu uvugisha umuyobozi wawe. ntabwo bufite ko bigaragara uvuye ku isi nta kinyabupfura ukigira nta ndero ukigira pe. nayikurahe ubundi ko twagutumye ku isi tuguhaye amenyo yuzuye ayandi wayashizeho Kanyombya. amenyo nahuye n'urw'abagabo cyangwa wageze ku isi wigira umuhatari barayakura. turashize none subiza ibyo mubajije cyangwa se tuguhane. komeza Kanyombya mbere yo kuvuza induru wabuze icyo ndi cyo kuri wowe. ntabwo ngusega ariko niba utansenga usenga iki. nasenga imana. none se imana urayizi cyangwa uri gupfa kuvuga ibyo wishakiye. imana ni yaturemye tutazi ariko tukaba turiho. none imana niba uyizi uzi gute ko ariyo yakuremye. nyoko kumuzi yaremwe nande. Kanyombya warizembewe ntabwo wemerewe kumbaza ni njyewe njyenyine wemerewe kukubaza kuko ndi rusoferi wawe. urambaza se ndi kuri parike ngenda baze shaho uceceka wagisaza we kura agasuzugura aho ngaho. Kanyombya ndahiye mu izina ry'abakurambere kukomeje gushinyika ayo menyo asigaye nayakuramo ugatangira kuvuga ibyongereza bidafashije. I like to do something for you and to ask you something. I felt to do some felt for you. Kanyombya wagihushiwe. Mae kibaye kigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo cyangwa ngo mucyongereza no kireba ikintu kigitera. Kanyo urongeye urantutse. Nawe bien sûr. Kanyo ubwo umutwe uba mu bwonko utabeshya. Amaye uramenye ako kantu ni kabi. Kanyo ndarahiye ko tugiye kugusuzuma turasanga mu mutwe wawe nta bwonko bukibamo. Amaye nka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi. Ko nta mikino tujya tugirana n'ikiremwa muntu wagiye umenya yuko ushaje ukuze imyaka yawe utakwemerera kuburana nanjye. Ninde wakubwiye ko nshaje wari wambona nsabiriza iwanyu. uretse kurakara utarengera Kanyombya twese turi abantu bakuru reka tuganire nk'abantu bakuru. niba turi abantu bakuru bakuze ariko witubwira ngo turabasaza. Kanyo ceceka wimburanya ntago ndi umuntu mugenzi wawe. muzajye muvuga amagambo muzi aho gukora akazi twaguhaye wagiye kwirirwa uvuga ubusa kuri YouTube wagishwiwe nta muntu ukosora rusoferi iyo yibeshye. wajya uvuga neza YouTube. ndumva agasuzuguro n'akamenyero bibaye byinshi nibakumanure hasi bagukubita inyundo 5,000 wenda uzagaruka waraciye akenge. reka ntabwo bishoboka. nibakumanure shayo menyo bayahungure nawe ukanuye amaso uri kureba iyi video kora subscribe cyangwa ubutaha tuzakuzana ikuzimu ukubitwa inyundo ayo menyo nawe bayakure.